waje muri Amerika cyangwa muri Canada gushaka ubuzima bwiza, ariko se waba uzi ko ushobora no kubaka ubukire buzaramba mu muryango wawe? Warren Buffett ati don't save what is left after spending, but spend what is left after saving. Ntukizigama yasigaye umaze gusohora amafaranga, bisohora yasigaye umaze kwizigama. Family Bank cyangwa Indexed Universal Life niho hantu buhizeweho kwizigama amafaranga yawe wakoreye. Ni uburyo butuma amafaranga yawe agenda yiyongera uko imyaka ishira, kandi ushobora kuyabona igihe cyose uyakeneye. Iyi gahunda si ejo hazaza gusa, ni gahunda iguha amahirwe yo gukuba amafaranga yawe ukiriho. Iyo upfuye umuryango wawe ubona amafaranga yawe vuba, nta misoro nta n'imanza. Iyo urwaye bikomeye nka kanseri, stroke cyangwa umutima, iyi gahunda iguha amafaranga yo kwivuza ukiyakeneye. Robert Kiyosaki ati it's not about how much money you make, it's about how much money you keep, how hard it works for you and how many generations you keep it for. Ntabwo ari nangahe winjiza, ni nangahe wizigama, agukorera bingana iki kandi n'ibisekuru bingahe uri kuyabikira. Iyi gahunda si yawe gusa rero, ni n'iy'abana bawe ukunda. Ushobora kubateganyiriza none maze ejo bakazaba miliyoneri. Iyi si assurance gusa, ni banki yawe bwite mu muryango, ni umutekano wawe, ni ubwigenge bwawe. Ku bindi bisobanuro wakwandikira umujyanama mu by'ubukungu akagusobanurira kuri WhatsApp ariyo guteranya 1-256-52-52-17 cyangwa kuri email ariyo niyomugabo b25@gmail.com. Nawe tangira none wubake The Family Bank yawe, ubukungu bw'ibisekuru buhera none. Tugomba kumva ubutumwa bwiza buri munsi kubera ko twibagirwa buri munsi. Ijambo ryahindura ubuzima tugomba kuryumva buri munsi kubera ko bidutera imbaraga. Bimeze nko kwiyuhagira, iyo uhagaritse kubyumva ni nko guhagarika kwiyuhagira, uhita utangira kunuka. Iyo niyo mpamvu ikomeye tugomba kumva ijambo ryahindura ubuzima buri munsi. Akanyabugabo, kwigirira icyizere, kwiremamo imbaraga cyangwa se guterwa imbaraga n'ibindi nk'ibyo bimeze nko kwiyuhagira. Ludwig van Beethoven ni umwanditsi w'indirimbo, ni umuhanga mu gucuranga piano, afatwa nk'umwe muri ba sekuruza b'umuziki tuzi uyu munsi. Beethoven yavutse ku wa 16 Ukuboza mu mwaka w'1770, yavukira mu Budage bw'uyu munsi. Beethoven akomoka kuri Johann van Beethoven, ni se umubyara nawe yari umucuranzi. Nyina yitwaga Maria Magdalena Keverich, nawe yari afite ubuhanga budasanzwe mu kwandika indirimbo. Ibi rero Beethoven abikura kuri nyina. Beethoven ni umuhanga mu kwandika indirimbo ziganisha ku rukundo cyane. Ni n'umwe mu babaye inkingi ya mwamba mu kuvuka ko umuziki waje usimbura injyana gakondo ya classic. Yatangiye kwiga gucuranga akiri muto abifashijwemo na se. Yabanje kujya acurangira mu tubari n'ahandi hahurira abantu benshi, ariko ageze mu myaka 20 nibwo yatangiye kuba umunyamuziki w'umwuga. Icyo gihe yari mukiye mu mujyi wa Vienne hara muri Autriche. Yakomeje kuba mu mujyi wa Vienne kugeza atabarutse. Muri uwo mujyi hahuriye n'abantu batandukanye barimo Joseph Haydn, wamufashe kuzamura impano n'ubumenyi mu bijyanye n'imyandikire. Mu myaka 20 isoza urugendo rw'ubuzima bwe yahuye n'uburwayi bw'amatwi. Baje gutuma mu mwaka w'1811 ahagarika gukoresha ibitaramo kubera ko atakibasha kugira ikintu na kimwe yumva. Byari ibihe bitoroshye, ariko wabaye umwanya wo gutuza, anakuza inganzo ye kubera ko nibwo yanditse nyinshi mu ndirimbo zakunzwe cyane kugeza n'uyu munsi. Indirimbo ze za mbere yazanditse hagati y'imyaka 1798 n'1800. Yaje gupfa rero ku itariki 26 Werurwe hari umwaka w'1827. Ibizamini byo kwa muganga byagaragaje ko umwijima ari wo wamuhitanye. Umwijima wari warangiritse cyane kubera inzoga. Beethoven yanywaga inzoga nyinshi, umwijima urangirika, yazize umwijima rero. Ariko yari afite n'ibindi bibazo nyine mu matwi, hari nk'udutsi dufasha umuntu kumva ntabwo twakoraga neza. Agakundirwa rero amagambo y'inkomezi, ayo ngewe niyo nibanda iyo tugeze mu ijambo ryahindura ubuzima. Hari nk'ahantu yigeze kuvuga ngo jya uba wowe, wigaragaza uko uri, ntabwo uzabura ubigukundira. Wishaka kubaho ubuzima bwo kujijisha, kwigaragaza uko utari icya mbere bizakuvuna. N'abagukunda uzageraho ubatenguhe, nabo bagutenguhe, kubera ko ntabwo ari wowe bakunze uwo wigizeho. Ijambo urumva ritahindura ubuzima koko.
yaravuze ngo nta mubare w'amafaranga uzabona ngo unyurwe nayo, uko ugenda uyabona niko wifuza menshi kurushaho. Beethoven yaravuze ngo mu buzima bwanjye bwose nabonaga ko ndi umwe mu bakunzi ba Mozart. Mozart nawe ararenze mu bijyanye na muzika, nzakomeza kuba umwe nawe kugeza gupfa. Beethoven nawe yubahaga Mozart we, kubera ko Beethoven nawe turamwemera, ariko umuntu wemeraga Mozart, ubwo Mozart ashobora kuba arenze Beethoven. Uyu mugabo yaravuze ngo twese dukora amakosa, ariko buri wese akora amakosa yihariye ku giti cye. Aranavuga ngo intego y'umuntu kuri iyi si ni ugukora ibyiza igihe cyose uko umuntu abishoboye, gukunda umudendezo kuruta ibindi byose. Ntuzigere uhakana ukuri, kabone n'ubwo waba uhagaze imbere y'umwami, uzavugisha ukuri ntuzabeshye. Aranavuga ngo toza abana bawe ingeso nziza, ibyo byonyine birahagije kuruta kubaha zahabu. Aho guhora wirukanka ku mafaranga uzasigira abana, batoza ingeso nziza. Beethoven akubwira ko bihagije kuruta zahabu, kubera ko abana nutabatoza ingeso nziza, n'amafaranga yose uzabasigira ashobora kuzabapfira ubusa. Hari abakire benshi bagiye basiga imitungo abana kubera ko batarezwe neza, bakanayirwaniramo bakanicana, ugasanga ya mitungo nta kintu ibamariye. Shaka imitungo ariko ujye unagerageza abana uzayisigira ubatoza ingeso nziza kugira ngo bazabashe no kuyibamo n'igihe uzaba udahari. Kwiruka ku mitungo gusa ukabirengagiza, ahaha, uzayishaka uyibasigire iba ari ibirangiriza. Igihano cya mbere cy'umuntu udafite uburere bwiza ni ukumuha imitungo. Imitungo iramwiyicira. Toza abana bawe ingeso nziza rero, ibyo byonyine birahagije kuruta kubahundagazaho zahabu. Beethoven yaravuze ngo nubwo tuvukira mu bubabare, dukwiye kubaho mu byishimo. Abakomeye bose bakiriye umunezero nyuma yo guca mu buribwe bukomeye. Aranavuga ngo no mu bukene ujye wiga kubaho neza. Ntugatume ubukene butuma utindahara ngo wiyime wumve warasuherewe. No mu bukene jya ubaho nk'umwami. Aranavuga ngo nzi ko nta nshingano ntagatifu yaruta kurera no kwigisha umwana. Yaravuze ngo iyo wubaha Imana by'ukuri ntabwo ushidikanya ku mahitamo yayo ku buzima bwawe. Impamvu ushidikanya ku mahitamo y'Imana mu buzima bwawe nuko utayemera neza. Ntabwo yubaha bikwiriye. Umuntu wubaha Imana bikwiriye ntayishidikanyaho na gato. Ibyo yaguhaye urabyakira, ahubwo ugashaka uburyo ubibyazamo zahabu. Beethoven yaravuze ngo mu isi yo gutera imbere buri gihe dusabwa guhorana udushya. Yaranavuze ngo niba ufite inzozi ushobora kuzikabya, ariko intambwe yose uzatera izagusaba igitambo cyayo. Yaranavuze ngo kutemera amakosa wakoze nabyo ubwabyo ni ikosa rikomeye ritihanganira. Yaranavuga ngo koresha imbaraga zawe zose, kubera ko ubuzima ari bugufi, nta gihe kinini dufite. Imbaraga uzibikiye nde? Beethoven yaravuze ngo ibintu byose bigenwa n'impinduka z'igihe. Aranavuga ngo nabayeho nta nshuti n'imwe mfite, nagombaga kuba njyenyine. Icyiza nuko nakomeje kwizera ko nubwo iby'isi n'ab'isi bamvaho, Imana yo ihora iri hafi yanjye muri byose. Ibyo byarankomeje cyane, ndi kumwe nayo, ntacyo gutinya mba mfite. Kuva namenya Imana nashoboye guhangara ibibi byose binyitambika. Mu magambo yose Beethoven yavuze mu nyemerere nyasoreze kuri aya, yaravuze ngo rimwe na rimwe ubuzima buzakugerageza, ariko ujye wibuka ko uko uzamutse umusozi ariko amaguru yawe akomera. Uko ugeragezwa n'ubuzima niko ukomera, ugakura ukaba munini. Aranavuga ngo inzira ni ebyiri zo kuba umukire. Iya mbere ni ugutunga ibyo ushaka byose, iya kabiri ni ukunyurwa n'ibyo ufite. Urashaka kuba umukire? Nyurwa n'ibyo ufite. Urashaka kuba umukire? Tunga ibyo ushaka byose. Ibintu ni bibiri rero, niba udashoboye gutunga ibyo ushaka byose, nyurwa n'ibyo ufite. Yaranavuze ngo hisha ibanga ryawe kure cyane n'inshuti yawe magara, hari ibyo udakwiye kuyibwira, ujye wiga no guceceka. Aranavuga ngo umuziki ni umuhuza w'iby'umwuka n'iby'umubiri. Yaranavuze ngo burya nubwo tutabyitaho cyane, iyo utakaje ikintu kimwe hari ikindi kintu wunguka kandi cyiza. Ubuzima ni mpanguhe, hari ibyo urekura kugira ngo ubone ibindi. Aya
rero ni amagambo meza cyane yavuzwe na Ludwig Beethoven. Rero navuze ngo amakosa azakubera umwarimu, uzirinde ko akubera imbogamizi. Iri jambo ryagucitse, reka duhure kuri YouTube channel _TV, genda ukore subscribe, tubana buri munsi mu ijambo ryahindura ubuzima.